nigga. Yeah, ni wa muhungu w'umurwa. Yeah, what's up? Kigali, let's go. Yeah, hakuka wishidikanya. Shaka shakutele kucho walotaga. Zosi zawe zikidimamo. Wowe biri tuyubonye fungulo. Hakuka wishidikanya. Shaka shakutele kucho walotaga. Zosi zawe zikidimamo. Wowe biri tuyubonye fungulo. Hakuruka wikina, shakisha ikintu ukora. Rekana no guhinda, isi ni mu gahinda. Nabonye abantu benshi batakaje icyizere, barakubitwa cyane bakabaye baceka. Iby'iyi minsi ubona ejo siko bihora, nyamara byibuse gerageza upfurindwanya. Ukwishinga y'uwundi ayawe ngo asigare, amaraso umuntu ava burya nawe niyumva. Umwuka uhumeka nawe niwe uhumeka. Umuntu akize ate wowe ukennye gute? Aho tekereza ahangaha urwane n'igisubizo. Indushyi z'ikigali uba wibaza uko zibaho, kandi hari abarya gatatu baba birizariza. Karonda k'umutindi burya apfa kuba atarwaye, ejo muzabisikana ujya ubona nahamwaye. Mu gihe babatunzi bino bahora bahuma, yahuriraga huma niyo wenda nta gahunda. Hari igihe ukubitana n'umugisha w'ibunza, street ntigukange rahura n'ingeri zose. Nibwo ubona ko nta gisekeje ureka imishinyiko. Najyaga numva kera nk'iyo sakiza urakira, ariko nkabona hari n'abava mu batindi bakaza bagafata bagatunga bikagwira. Hari n'abandi mbona bakomoka mu ngaga bakamagirwa ukabona bapfuye urw'agahinda. Use tuvuge ko hari ibyo baba birengagije, cyangwa ibanga riba ribitswe n'umubyeyi ukuzi. Iyi minsi ntabyo isano rekana na suhuma, nyarukira ku rukada birutse imbura ibyo batsimbye. Ije nazo n'iy'umwuka yushwashwasura hunahuna. Abatuzi icyenda batubonye twiruka imihanda, kibunoma amaguru bamwe banapfuka amababa. Shitani ni umukobanyi ameze nka serukiranyi, niba ujya kwihagarika ukabanza ugasura. Menya ko ushaje reka kwimaringa mu mihanda. Inzara iravuza ubuhuha ku nyandiko nk'izi, zihora zikumirwa ngo isi yasubiye ibwana. Kibuga cyafashwe bugwate nabo b'uburofa. Hakuka wishidikanya, shaka shakutele kucho walotaga. Zosi zawe zikidimamo, wowe biri tuyubonye fungulo. Hakuka wishidikanya, shaka shakutele kucho walotaga. Zosi zawe zikidimamo, wowe biri tuyubonye fungulo. Musoja mu mirwa nafunga umwuka nagupapa, nakima afite zose akazitanga ngatabare. Nakuye imbaraga mu manongo nzahure hadiko, bana bo mu rugo nibaze basome kuri izi nyandiko. Barapikise kandi nk'imishwi irashya urutoki, yahumva byinshi uzibe urekura ibikwiye. Nushaka uca amarenga wahawe amatwi azumva, irikiranye ibibazo bivanzemo imihiriko. Abyara upigapiga zizinukwe zibikwame, iyi rap ni nk'umukwege ndatutubiza byabageraho bakirengagiza. Nubwo batabikina ariko baba babibonye, ndimo ndomonganira mu misozi y'i Kigali. Imyotsi biracumba mu bibuno by'ibipeti, nirwisiringaho cometse masika ibizinga. Akenshi iyo udatinya burya ugera ku ntsinzi, nirupfa kwayo uwitabitse musigira ishyundu. Nibyinshi nsimbye kuri taburo yanjye y'ubwonko, ni kwa kurekura bunyibunyi isi ndimwihangana. Ushaka ikibazo atera urutoki muha ijambo, mugabanya akarindi twabaririye ubunyano. Hakuka wishidikanya, shaka shakutele kucho walotaga. Zosi zawe zikidimamo, wowe biri tuyubonye fungulo. Hakuka wishidikanya, shaka shakutele kucho walotaga. Zosi zawe zikidimamo, wowe biri tuyubonye fungulo. Hakuka wishidikanya, shaka shakutele kucho walotaga. Zosi zawe zikidimamo, wowe biri tuyubonye fungulo. The Truck Slayer. Smartphone yawe yaraguhenze, none ngo uyishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya, yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti, bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefone z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port,
gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusangana accessoire za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Banyarwanda banyarwandakazi, ku munsi wa none ndababoneye igisubizo. Ese waba ukeneye umuntu wagukorera ibikoresho byo mu nzu, harimo nka TV stand, ibikoni byo mu nzu bigezweho, amagarderobe, imiryango igezweho, utubati, yewe si ibyo gusa, yubaka n'ama office, akanubaka n'amafarumasi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uwo nta wundi ni Cedric Furniture. Umushaka wamusanga hano mu Gakinjiro ka Gisozi muri Adarwa. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero uri kubona kuri ekra yawe, cyangwa se ukadukurikirana kuri Instagram kuri Cedric Furniture and Interior Design. Nakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane. Kwa Eric Tech akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho. Urumva ibaza nawe sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Aya arachaye da premier for real Filiba yiswe ngwichima is a take cover bagaba nka Scott Adkins batiga muri nyinshi cyane usigi signature signature mugiye kuriraho ngo ntago yize. Urumva signature bona batiguye ntushaka kuvuga signature amacha imacha uko bishaka. Urumva bona batiguye yiswe take cover banje kuna kumwita boy kama zanja kulitwa Scott Adkins. Do you believe in God? Ati wizerera mu Mana tangira ruvuga abaza mugenzi ngo do you believe in God? Fuck you. Kiryaga panda. Completely serious. Ari serious cyane. Yeah. Ngabuse ngo kiryaga panda. Ntabagabo byiri. Bari kuri za by nature abaza byashomeri. You do your usual and blather on about Ati mwana nukamangamira kenshi ni mu kazi nkaka ntago bashaka umuntu mvugisha amagabo menshi. gorgeous babes and hot. Mo ndabona imbere y'abana batoya n'abasniper byiri kuganira. Oh yeah, right. Ndakumva mwana ibyo uvuga no kuri. Everything I want to do while lying next to you. Ata kenshi ibyo nshaka gukora byose akenshi bashaka kubikora nkuryamye iruhande. Envision nude women to the point of arousal. Akenshi nirebera nk'abagore bambaye ubusa turi kumwe mwana bari atari. Make it weird. I didn't make it weird. I'm just Ngana nakuvuga ibintu bidasanzwe. that's all. Okay, fine. Byo sawa ntacyo bitwaye. Baseball or something. Basiganira uburyo twagiye kuri match ya baseball cyangwa ibindi. Baseball's boring as fuck. Mana baseball iraboa. Ase uri umupolisi ari marafa buna mudamu. Wikoreye akambwe ati The only thing more boring about baseball? ikintu kiboa kuri baseball. Talking about baseball. Ati abantu bavuga nka baseball bayiganiraho. Random bunkmates. Ati bana twe turi inshuti magara. Luck of the draw. Ntabwo turi bankmates. I don't believe in luck. Ntabwo nizera amahirwe. Usibye ko nizera mu Mana n'umwe ati I don't believe in luck but I believe in God. But you do believe in God. Ese bazo jya wizera mu Mana. Niba utizera amahirwe. Araka Scott Adkins. Yesu Kristo. Talk about this, huh? Bari binago twakabaye tubiganiraho. Ese wowe wizera mu Mana basi. I know. Ntabwo mbizi. Why I'm asking. I'm just Sinzi mpamvu uri murambaza bigusa. wondering about it all, I guess. Alright, okay. Sawa nta kibazo kubyo wizera byose ntacyo bitwaye.
And when did this happen? Was it when you were up to your chin in tits and ass at some whore? barasiriza mbere n'abasirikare bombi Maybe. ariko ntabwo wambaye imyenda ya gisirikare wasanga n'abacancuro Please. bansubwo zahurira muri Bangkok bizagenda neza Think about this shit. si umwana ageze utekereza ko uzakora kuva na mbere What? God and shit? No. imana n'umwana bihuriye wapi mwana ngo ntekereza ko umunsi umwe zaba arimo nakora kano kazi Why are you interested in this all of a sudden? ese basi ugeze ubigira amatsiko y'akazi tuzakora umunsi umwe It's natural to wonder about the job. ati ni ibintu bisanzwe gushidikanya ku kazi I know you don't. No. ndabizi ko utajya ubitekerezaho Wanna know why? nshaka kwibaza impamvu nanjye Because hasi hari abasanga bari mu myigaragambyo bano bari kuri za binakura you're an asshole. Asshole. ati akazi kose nakora kapfa kuba kari productive ikibi ni ukora akazi kari non productive course not. katabyara umusaruro niko kabaza dafite ko cyo kamaze So, what do you think happens after we die? none se mwana ujya wibaza ikizaba nyuma y'uko dupfuye Nothing happens. nta kijya kiba none se hazaba iki Nothing? ntacyo No. nta na kimwe Alive. And you're dead. cyonzi cyo nuko umuntu aba ari muzima mu nyuma agapfa nyuma yaho rero sinzi ibiba nibyo nta You bindi believe in nothing? kuki wizera nkaho nta kizabaza They say. ntabwo aribyo navuze Exactly what you No, just no, said. I nibyo wavuze mufati wimvugira ibyo navuze didn't say that. What I said winamika amagambo mwana happens after we die. icyo navuze ni uko nta kiba nyuma y'uko dupfuye kuko already tuba twapfuye ntabwo uzi ibikurikira So, what is it? none se ni iki kiba Do or you don't believe? ni uko utizera cyangwa ni uko wizera Pick one. Remember hitamo what kimwe the instructor said when somebody hands you a weapon and claims it's not loaded? ati mwana uzi ukuntu bijya bimera kenshi iyo ufata intwaro ugiye ku rugamba mu nyuma ukabona ko itari loaded inama zose arimo Verify then trust. atari ko mu gisiga batwigishije ikintu kimwe verify and then trust ujya ubanza verify intwaro wikoreye hanyuma wizera uyigwaye ariko amaze gukora iki kuverifya muri make ntugahabwa intwaro ugiye ku rugamba ngo upfe kwizera ko iri loaded utabanje kuverifya Go. tangiye gutekereza neza God. Still waiting for verification. rero nanjye ugiye kumbaza iby'imana imana nzabanza mverifiye ko ihari bundi mbone gukora iki nyizere Yeah, I hear that. ibyo ndabyumva Sometimes. rimwe na rimwe najya njya nibaza Hello. We got movement. bana ndabona hari umuntu utamubuja Black SUV. ndabona imodoka ya black SUV imodoka irinzwe Fucker. musenzi ndamubona You sure this is our guy? ndakeka rero tugomba kurasa Like he's lost a lot of weight. ndabona yarananutse nimba ari nawe Positive. hano hari abanyamakuru benshi batandukanye I think he might be right. ndakeka ushaka kubyo uvuga ari ukuri Time. tugiye dukora ibirori rero Mercs. This prick brought his own private army. musenzi yazanye ingabo ziri private Does it look? We got a lot of eyes on this, but yeah. ndabona hari abantu benshi batandukanye hazi n'imodoka nayo ku ruhande umuntu uje baza ari umuntu ukomeye sinzi ashinzwe iki haza n'undi mukobwa ku ruhande nawe urinzwe ava mu yindi modoka Oh. wow Woohoo! cyane atware bwana Oh shit! mwanda Oh my god, that must be his newest toy. banza ari agakinisho gashyashya kari agakobwa turakwamaganye umwicanyi umugabo bari kwamagana kobwa uracyari ari professional He's just with him because of his winning personality, don't nta wamenya ibyo uriya mukobwa urumva nayo hari icyamuzanye more than we make. nta mukobwa upfa guhura n'umugabo nta giciro gihari tayari kwa rubanda Northwest. zirasomana 3 miles per. mutangira kumbona hano miles isasu ryagendamo Copy that. ndakumva Zoning in. ndimo ndakurura neza tayari umugabo banza kwitsa umutima mbere y'uko arasa muvandi bikoreye ariyo marwe yacu yonyine yararashe umugabo kumbe umukobwa yaritambitse abari baha barizo vana imbunda mwanda rashe umukobwa kurasa umugabo manda mwishe mwana ntabwo murasa ndacyahumeka Focus. mani focusing arasa ndasubira mu gahunda dukeneye He's not leaving her. She's not just a fuck. ntabwo ari vejuru ya mukobwa Hand. umwana fikira focus ku kiganza cyawe upima urutwe rw'umugabo ngabanza kwitsa imitima yewe aramurasha murasiye karubanda Take the shot. pima mwana umeka umwice God damn it, you have to take. mwana vuba oh Bingo. nziza cyane That's a confirmed kill. sawa rero turamurangije bive mu nzu tucomoke Fine, fine. Tell me. mwana agira vuba vuba barangije fata ibikoresho byabo basore ebyiri basore bato
jobira abasirikare babonye bari hejuru muri etaje nabo bazamuka hejuru bakurikira abamaniga turore bahise take cover. Vuba cunguza uburyo umwete raka abasore ebyiri. Nanda bageraho u Rwanda ruherera mani turanaburije urebeka muri Beirut twakongera tukabikora bwana dushaka ikintu cy'ishuka mani muri Beirut ntabwo ishuka yakoze mani navunitse ikirenge none yarayara cyane haraguru muri Beirut ngo bajya bakoresha amashuka imitaka ariko amashuka y'ubwoko bwa silky sheet. Basore zivayo binjira hakuno nta mutaka bari kuri etaje hejuru bana nkurikire ndani turore baratsa hayiwe mama cyubwacari mama jya ku ruhande bagabo zivayo bana Sam tuza hamwe abagara Sam sinzi nindi tayare basore bana bwe Sorry. yahangane mama mwihangane iyi niyo job yitwa iryankurye beje nyangwe cenye police nayitezamo umbishara abantu barasaneza yarwa leta ngaza makuru bahise ba posting vuba basore baramanuka baciye mugenza waciki haca bapagasi bahenguka hakuno raka Bakatya baramwa basenzi mwe. Take it easy. Mugenza gace mwana. Easy. Mugende gace. We give up. Basore bombi. Thoughts? Hari cyo gutekereza mwana. Sibye kuraburiza. Slow. Yenda gace. Utayare. Kick. Yuri. Nachari wa wundi. Nakubwiye. Bagabori ndwanyi. Muri bitandatu byawe ku giti. Urya show. Nakubwiye. Box. Mangumi. Bagabo. Bose ni ndwanyi. Bapagasi. Mutwe. Birimira. Yabwe. Hey. Bara ducoboke. Batsimunda ya vuba. Nakubwiye firimira. Tuitangiye. Barakomeza. Tinzamo. Arakora gwiki. Trust me on this one, okay? Ani namaya dufite nyizera mwana. Trust me on this. Bageza ha? No. Hey, Oya. call this a leap of faith. Bane bingiye byo gufata ngaro ukwizera nta kundi. Ndani mahitamo. Baza hakuno. Wa mbere arasimbuka. Ndamugenzi arakurikira. Bajya hakuno kugikamyo. Mbireza igishitingi. Bandi barinzi bavayo. Abasenzi baza wapi? Umadare kamyo bagende bagiriya. Bejanya bushozi. I told you Beirut would have worked. Nakubwiye ategereko muri Beirut yakabayikoze. Hari byabaye muri Beirut. Arakuntu bagiye gusimbuka etaje bifashishije amashuka y'ubwoko bwa silky. Sasa ko bagatashye. Bice hakuno mu ndege. It was a good kill, Sam. Bani Sam wapimye neza. Sasa Sam baza yisha umuntu base nkaho naye mwayibonye film itangira. That woman, she was breathing. Ati bano ya mugore warashe n'umutindo yo kwarashe mutago bakwica arakiri marahumeka ntago yapfuye. I saw it. Nabibonye mwana. And even if she wasn't, she was lip locking with an arms dealing terrorist. Ariko mwana kama nubwo uriya mudamu w'abana mwishere maradiringa n'ikihebe. Shebe gicuruza intwaro. Guy was a shit Arms dealing terrorist. bird deluxe. Aida nakigomba kwicuza ndabyumva. Yourself in front of the bullet to save him, then, Ken. Mane uriya mukobwa byanga byakurukundo byagaragaye yambonye mbere yuko ndase kwese yitambikira kira kihebe. Why would she do that? Niya manga batuma uriya mukobwa yitangira ikihebe. Ese ahabwa ngana iki? Maybe she didn't. Wasanga atana mwitangiye. Slipped. She didn't slip. Yabaye paraxida. She's looking Ntabwo byari paraxida. Right at me. Yabanje kundeba, she was looking right at me. She saw what I was about to do, and Yabonye ibyo nagiye gukora kuko She wouldn't know what she was looking at. uriya mukobwa ntabwo arazi ibyo areba. Uriya mukobwa simujya gisirikare yabimenya ati. She's a hooker. Uriya mukobwa n'abakobwa bigurisha. A high-priced one, but Wasanga ari bya bikobwa wenda bimaze kuzamura ibiciro. Abafite abahemba agatubutse. she threw herself in front of a bullet to Mafaranga bwoko kise ahabwa ku buryo yakwitangira umuntu. protect him. Agasa nkaho yamurindaga. Now, if he was such a terrible person, Man, umuntu nkuriya w'umunyabyaha mubi cyane. why would she do that? Niyo bava tumura mukobwa mwitangira. doesn't matter. It
was a good kill. mani ibyo ntabwo ari ngombwa icyambere nuko wapimye umuntu twagomba kwica. That's what we do. ibyo ryo dukora The first time. mani nakumvisha bwa mbere wibisubiriramo wikomeza kubivuga buri kanya. If he was a solid, upstanding citizen, he would have never been a target in the first place. turiya mukobwa nawe kandi iyo aba ari umuturage usanzwe ntabwo akaba yitangiye icyifuzo ngo bose bisa nkaho bari baziranye. If she didn't want to catch a bullet, iyo badashaka kuraswa she should have been in fucking bed with him. yakaba ari mu buriri aryamye. That makes her dirty. bivuze ngo nuriya mwana ni umunyabyaha. It's simple. badiringaga iki se wabonye ukuntu bari bagasobanura imbere y'itangazamakuru abantu bose yose bareba Simple fuck. ntacyo bikanga bari babiziranyeho. James Maniga byaramubabaje bwa mbere no kurasa mugenzi byabanje kumunanira. Tam arimo arahamagara akira muvugane. Yeah.